abatari bake baribaza ivya Barutazaro Ebenga vyoba vyarahereye, ariko ingaruka mbi zozo zatanguye kwibonekeza. Abagabo b'abagore bariko baragaragara mu mavideo ya Barutazaro Ebenga, hariho abamaze guhunga, abandi bagomba kwiyahura, abandi nabo ingo ziriko zirasambuka, eka abagabo babo bagore riraniga. Bikaboneka yuko hamwe bafashe Barutazaro boca bamugirira nabi. Murumva yuko ivyo bintu vy'ukuri vyateje umudugararo mu gihugu ca Guinée Equatoriale. Niko Barutazaro yarakoze ibintu bibi cane, ariko kandi n'abantu batoye ibi bintu hanyuma bagaca babishira ku mugaragaro, barateje umutekano muke. Ariko kandi twibuke rya jambo rivuga ngo nibizokorerwa munsi y'urutara bizomenyekana. Ubu Barutazaro yarabikoze, ariko raba ivyo bigomba bimuzanire, raba ivyo biza vyamuzaniye. Voilà, twame tuzi neza yuko ingero y'icaha imisi yose ari urupfu. Rirya jambo naho turifata minenegwe, niryo Barutazaro umwina wiwe w'ukora ivyaha uramukwegeye. Uno musi murumva amajwi y'abagore bashinga intahe y'ingene vyagenze. Twitije irijwi ry'uyu muntu. Uyu mugore yakoraga muri banki nkuru y'igihugu, ndetse n'umugabo we akaba arakoragamo. Gusa umugore yatanze ubuhamya kuntu byagenze kugira ngo aryamane na Barutazaro Engonga. Umva uko yabyivugiye: ndicuza ndetse cyane, gusa nkicuza ko ntabwije umugabo wanjye ukuri ko naryamanye na Barutazaro Engonga. Ibi ngibi nabikoze nanjye ntabizi neza, byarantunguye. Gusa nasanze ariyo mahirwe yonyine nari mfite kugira ngo mbashe kuba nakiza icyuho cy'ubukene cyari kitwugarije hagati yanjye n'umugabo wanjye, kubera ikibazo cy'amafaranga ndetse n'amadeni menshi akomeye twari twarafashe muri banki zigiye zitandukanye hano mu gihugu cyacu. Njyewe na Barutazaro twagiye turyamana kenshi cyane, ndetse twaryamanye inshuro zira kuri 12. Twagiye duhurira ahantu henshi hagiye hatandukanye, kubera ko agiye ampa gahunda akambwira aho yifuza twahurira, ubundi nkamushimisha nawe akankorera ibyo yifuzaga. Ndavuga njyewe ibyo nifuzaga kubera ko nifuzaga amafaranga ndetse no kuba yanyishyurira amadeni amwe n'amwe nagiye mfata njyewe n'umugabo wanjye. Mu by'ukuri njye n'umugabo wanjye dufite abana bagera kuri 4. Abana bari mu mashuri yisumbuye, kandi dufite byinshi byaturiraga nk'umuryango. Njye n'umugabo wanjye twagiye twubaka amazu menshi agiye atandukanye hano i Maraba mu murwa mukuru. Twagiye dufata amadeni mu mabanki kugira ngo twishyure, byadusabaga ko twabona umuntu uduha amafaranga. Nka Barutazaro Engonga wakoraga muri banki nkuru y'igihugu, byari ibintu byoroshye ko twamwiyegereza. Njyewe ubwanjye ku giti cyanjye ntabwiye umugabo wanjye, ubundi Barutazaro Engonga nawe akangoboka ku mafaranga nifashishaga kugira ngo nishyure izo banki zari zaragiye zituguriza njyewe n'umugabo wanjye. Nibwo nagiye ntangira kugira umubano wihariye na Barutazaro. Dutangirira kuri telefone tuganira. Bwa mbere Barutazaro ambona yansanze mu biro byanjye aho nakoraga. Njye nakoraga mu kigo gishinzwe uburezi, ikigo cy'amashuri muri Minisiteri y'Uburezi. Niho Barutazaro yansanze bwa mbere. Yambonye aje gusuzumisha ibijyanye n'ibizamini by'umwana we wari wahawe ikigo, ariko ahabwa ikigo atifuza. Icyo gihe nibwo yambonye bwa mbere, ngo natangiye kumvugisha duhana nimero za telefone kugira ngo nzajye nkurikirana ikibazo cy'umwana we igihe cyose yumva ko umwana we hari akabazo yabagize, cyane cyane kuba nagira ibyo mufashamo. Kuva umunsi nibwo natangiye kugenda nganira nawe umunsi ku wundi, atangira kumbwira ibyo akora. Mu by'ukuri natangiye nanjye kugira ngo nyumvamo kandi nkumva ari umugabo uhamye, gendeye ku kazi yari asanzwe afite ndetse n'ibyo yakoraga. Barutazaro yatangiye bwa mbere kumbwira ko yifuza ko nahura nawe, ndetse ntabwo kenshi yajya ambwira ko afite urugo cyangwa se yubatse. Yambwiraga ko umugore we batabanye neza ndetse batameranye neza, bityo nanjye nkumva ko ndi kumwe n'uyu mugabo namufatana muri ubwo buryo kugira ngo mbashe kuba namukura amafaranga. Nifuza ko Barutazaro yamfasha, ariko ntabwo njye namukundaga, uretse kuba nanjye nabonye ko nta bundi buryo buhari kugira ngo ndyamane nawe ampa amafaranga. Barutazaro nuko twatangiye kumenyana,
bwa mbere turyamana twaryamaniye muri hoteli, bwa kabiri namusanze ku kazi ke mu biro, nyuma y'akazi yampaye gahunda ko ngomba kuhamusanga turyamanira mu biro, bwa gatatu yaje iwanjye mu rugo umugabo adahari turaryamana, bwa kane ndongera musanga mu kazi, ariko namusanze mu kazi mu masaha y'akazi biba ngombwa ko tubikora rwihishwa mu bwiherero. Ntabwo nari nzi neza ko ibingibi bizagera aho bigaragara, kuko Balthazar ntabwo nari nzi ko yagendaga anega kamera cyangwa se abishyire muri telefoni ze. Yambwiraga ko ari ibintu akunda kandi ko mushimisha cyane kurusha abandi bagore bose azi, akambwira ko ari njye mugore njyenyine turyamana, ndetse akanambwira ko nimbishaka azantandukanya n'umugabo wanjye tukibanira. Gusa nkamubwira ko ntafata umwanzuro cyangwa se icyemezo cy'uko natandukana n'umugabo wanjye bitewe n'uko abana bacu bakiri batoya, mubwira ko nzagenda muha igisubizo. Balthazar yagiye ambwira ko akabazo kose nagira akagire n'amafaranga yazakamfashamo. Mu by'ukuri ntabwo umugabo wanjye nawe yari yoroshye. Umugabo wanjye ni umushoferi muri banki nkuru y'igihugu, banki bita banki cyangwa se banki nationale di Guinea Equatoriale, niho umugabo wanjye yakoraga. Yari umushoferi ushinzwe gutwara amafaranga ayavana mu mijyi imwe ajyana mu yandi cyangwa se mu yindi mijyi. Ibi ngibi ariko ntabwo ari akazi gashimishije cyane bitewe n'amafaranga menshi twagiye dufata mu madeni ya banki, kuko twari dufite imyenda myinshi yemereye cyane muri banki ikomeye cyane, ni banki yitwa CBGE, Commercial Bank Guinea Equatoriale, niho twagiye dufata amafaranga menshi twagiye tuguriza. Mu by'ukuri ntabwo ibi ngibi byari byoroshye kuri njye n'umugabo wanjye kugira ngo tuzishyure ayo mafaranga, bitewe n'akazi umugabo wanjye yakoraga ndetse nanjye ako nakoraga, ukareba umushahara twafataga ntabwo byari bihagije cyane ko twakwishyura inguzanyo y'amafaranga twagiye dufata kugira ngo twubake amazu ageretse hano mu murwa mukuru Maraba. Ibi byose rero nibyo byagiye bituma niyegereza Balthazar nk'umugabo akoraga muri banki nkuru y'igihugu, kugira ngo ndusheho kuba nabona udufaranga twatuma ntunga umuryango wanjye. Ibi ngibi niko byagenze. Balthazar twagiye turyamana ndetse kenshi ariko mbisha umugabo wanjye, gusa nanjye naje gutungurwa ubwo amabaga nk'aya ngaya yageraga hanze bikamenyekana. Nabaye nk'ukubiswe n'inkuba. Mu by'ukuri umuryango wanjye, abana banjye, famiye n'ibindi byose nagiye nkorera, abo dukorana mu kazi, inshuti n'abavandimwe bose bumiwe. Njye ntabwo nafata umwanzuro mubi, gusa nabwije umugabo wanjye ukuri, nubwo kugeza uyu munsi umugabo wanjye atarabasha kunyumva. Aya majwi nyabohereje kugira mwumve ko nagiye ndenganywa. Ibyo byose nagiye nkora nagiye mbikoreshwa n'ikibazo cy'ubukene ndetse n'imbaraga nke zanjye z'umubiri Balthazar yagiye angushamo, kandi kenshi sinatinya kuvuga ko ibyo twagiye tubikora yabanje kunsindisha kumpa ibyo kunywa. Nubwo ku nshuro ya mbere yagiye akima ndetse n'inshuro ya kabiri, ariko izindi nshuro zagiye zikurikiraho nagiye nizana ku bushake bwanjye, dore ko uko twahoraga tukaryamana yampaga amafaranga menshi ndetse akanazambwira ko azamfasha ko banki mberemo ideni yazagenda insonera ikongera igihe cy'inguzanyo nagomba kuba nazishyuriraho. Ibi ngibi byagiye bimfasha cyane kugira ngo nanjye nkomeze kugira ndyamana n'uyu mugabo Balthazar Engonga. Ariko mu by'ukuri mbabwisha ukuri ntabwo nari mufitiye urukundo, kandi nawe ndakeka aho ari abizi neza ko nta rukundo nari mufitiye. Ndakeka nawe abizi neza ko nta rwari ruhari, ariko nta kundi nagombaga kubigenza. Nitangiye umuryango wanjye na famiye yanjye, n'ubwo uyu munsi umugabo wanjye yifuza kuba yanampitana aramutse mbonye aho ndi mu buhungiro. Nsabye yuko leta yanyumva, abaturage ni mu nyumve, kuba amashusho yanjye arimo gucicikana hirya no hino mu gihugu ndetse no ku isi muri rusange nambaye ubusa imbere y'abana banjye n'umuryango wanjye, ntabwo nanjye mubyishimiye. Ariko nabikoze kugira ngo nitangire umuryango wanjye, urugo rwanjye. Ibi ngibi ntabwo umugabo wanjye yabyumva kubera ko namaze kuba nagaragara nashyirwa hanze, ariko mu by'ukuri abyumve ko nabikoze ntagambiriye kuba namutesha agaciro, ko nanjye nagiye mbikora rwihishwa, ariko nari ngamije yuko nabona umusaruro w'urugo rwacu. Uyu mugore, umugabo ni umupasiteri ukomeye cyane mu gihugu cya Guinea, ndetse uyu mugore akaba yaravugaga rikijyana muri iri torero ry'umugabo we, ariko nawe yaryamanye na Balthazar Engonga. Umva uko uyu mugore yatanze ubuhamya ukuntu byatangiye kugira ngo baryamane. Ubuhamya bwe yatambukije, ibyumve. Ndabasuhuje, amazina yanjye banyita Bingo Kamira. Umugabo wanjye ni umuyobozi ndetse akaba na nyiri itorero ryitwa Harmony Temple Church hano muri Guinea i Maraba. Mu by'ukuri umubano wanjye ndetse n'uwitwa Balthazar Engonga waje nk'impanuka, ndetse ntabwo nari nzi ko umunsi nk'uyu nguyu uzagera ubusa bwanjye bukagaragara ku karubanda hirya no hino mu isi, abantu bose bakambona nambaye ubusa, ndicuza ndetse nkihana ibyaha byanjye byose nakoze ndetse no gusebya umugabo wanjye wakoreye Imana cyane. Mu by'ukuri umubano wanjye na Balthazar Engonga ujya gutangira, watangiye dusaba kuzabyara muri batisima akana kacu k'agahungu twari twibarutse ka bucura mu myaka 2 itambutse. Twaje kubyemera ndetse njye n'umugabo wanjye tuza kubijyaho inama, dusanga rwose bikwiye. Umugabo nk'uyu nguyu wari ufite icyubahiro mu gihugu
si ibyo gusa kandi ukora ahantu hakomeye cyane. Umugabo wanjye yambwiye ko nta kibazo byateza rwose, ko tugomba kubyemera. Byaje kuba twagiye dusurana nk'imiryango ndetse biza kurangira ibi byose bibaye. Umugabo wanjye yakomeje kugenda akorera Imana cyane, ndetse itorero ry'umugabo wanjye akaba ari nawe nyir'ubwite nyir'itorero rye, yishingiye ku giti cye, akaba ari umuyobozi waryo. Rifite ahantu henshi hagiye hatandukanye rikorera mu gihugu, mwese murabizi. Rifite ibyicaro byinshi hano mu gihugu ndetse riranazwi cyane. Umugabo wanjye ntabwo kenshi yakunda kugaragara mu rugo, yabaga ari mu mirimo yo gukorera Imana, nanjye nkaba ndi mu rugo cyane. Baritazari yagiye aza kudusura mu minsi ya wikendi, akenshi aza mu rugo agasanga ari njye uhari. Rimwe na rimwe nibwo aza agasanga hari umugabo wanjye. Nanjye ntabwo nzi ukuntu nagiye nisanga mu bishuko nk'ibi ngibi, kuko nanjye ntabwo nzi ukuntu rwose naryamanye na Baritazari. Gusa bwa mbere turyamana twabikoze ambwira ko rwose umugore we yamubwiye ko batazongera kuryamana, yamubabaje, yamurakariye. Baritazari araza arambwira ngo babarira rwose turyamane, maze igihe ntaryamana n'umugore wanjye kandi ndumva ntashaka kuba najya kumuca inyuma ahandi. Ntabwo niza abandi bagore kandi ntabwo nifuza kuba najya mu ndaya. Ndakwinginze hangane rwose bimfashemo by'akanya gato. Ngo Baritazari yaje amubwira ko yifuza ko baryamana, yaraje arambwira ngo nimufashe by'akanya gato. Ndakwinginze. Umugabo arapfukama ararira aratakamba. Nuko ntabwo nzana nanjye byaturutse, nisanze namwemereye ndamuha. Kuva uwo munsi indi minsi yagiye ikurikiraho yabigize akamenyero, atangira kugenda ambwira ngo musange aho ari tugatemberana hirya no hino. Burya umugabo wanjye yabaga yagiye mu butumwa bw'akazi kwigisha ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri nubakiye ku kinyoma, umugabo wanjye nkamusekera kandi nzi ko mukorera ibibi byinshi. Baritazari yagiye akomeza kunshukisha ibishuko byinshi ndetse n'udufaranga twa hato na hato, nirengagiza ko n'umugabo wanjye afite amafaranga. Mu by'ukuri sinatinya kuvuga ko umugabo wanjye nawe atabonaga n'umwanya wo gutaha, cyangwa se yanataha agataha ananiwe, yanatari rimwe na rimwe ugasanga ari kumwe n'abandi bakozi b'Imana barimo kuganira ijambo ry'Imana, umunsi ku wundi ubuzima bugakomeza. Nuko byagenze nisanga njye na Baritazari turyamana. Sinabyita kuko ari urukundo, atangiye mbikora ameze nk'umufasha, gusa nyuma yaho byagiye bikomeza biba umubano ntazi uko uhagaze, kuko ntabwo yigeze ambwira ko ankunda, kandi nta nubwo yigeze ambwira ko umugore waje kwiyunga. Yakomeza kugenda ambwira ko umugore we yakomeje kumwima ko bataryamana. Ambwira ko umugore we iyo atashye ahita yigira kuryama ndetse atifuza kumuvugisha. Niyo magambo Baritazari agendaga ambwira, akambwira ko muri iyi minsi rwose namubereye inshuti nziza, ndetse kuba nemera ko turyamana ari ibintu by'agaciro ndetse abyubaha cyane. Baritazari yagiye anshukisha udushuko nk'utwo ngutwo tukaryamana, akamfata amashusho ntabizi, kugeza ubwo nanjye nakubiswe n'inkuba nkimara kubona byose byagiye hanze. Uyu munsi wa none umugabo wanjye ntabwo tukiganira. Iminsi ibaye 3 njye n'umugabo wanjye tutavugana. Umugabo wanjye uretse kuba asenga, iyo aza kuba atari umuntu usenga ari kunyica. N'uyu munsi kandi mfite ubwoba. Iyi baruwa ndayanditse, nyanditse hano ku karubanda kugira mwese mubyumve ibyanjye na Baritazari ukuntu byatangiye. Nta bushake ndetse nta ruhare na rumwe nabigizemo, nta nubwo nigeze nifuza kuba nababaza umugabo wanjye. Gusa nanjye naje kwisoma byasandaye. Baritazari yagiye ambwira ngo imodoka nayishyuye, sohoka mu nzu winjiremo ubundi uze nkubwira aho nsanga. Nkamusanga ahantu rimwe na rimwe nagenda nkamusanga ku kazi. Nagiye ndyamana nawe ukamusanga niwe mu rugo umugore we ataha, tukajya mu cyumba cy'abana, mu cyumba cy'umukozi, n'iwanjye yagiye haza tukaryamana. Bwa kabiri yambwiye ko yifuza ko ibyo njye nawe dukora twabishyira mu mashusho, ndamwangira. Gusa aza kumbwira ko ntabwo ngo yifuza ko uburyo namushimishijemo yazabyibagirwa. Ansaba imbabazi arambwira ngo ndakwinginze ihangane mfate amashusho akavidewo kamwe. Ati ndagusabye rwose ihangane mbabarira. Kamera ndagusabye ihangane, reka mfate aya mashusho azanyibutse ko wigeze kunkorera faveri mu buzima ntazigira nibagirwa. Kwemera ko turyamana njye nawe umugore wanjye yanyemye ugatuma ntajya kugura indaya, rwose ndabigushimira cyane. Ihangane mfate souvenir, mfate urwibutso, ko ntabwo ibintu wankoreye nabyibagirwa habe na gato. Nuko naje kubyemera. Baritazari amfata amashusho, gusa yambwiye ko amashusho afashe atazigera agira umuntu n'umwe ayereka, haba n'umugore we, ndetse ambwira ko agiye kuyabika kuri email ye ya kure cyane, ku buryo nta muntu uzigera ayabona, nanjye ubwanjye ntazigera nyabona. Yambwiye ko mu bagore bose yabonye kuva akiri umusore kugeza yubatse urugo ngo nta mugore umushimishije nkanjye. Ati ibyo nkora rwose biteye ubwoba. Ati mama pasiteri rwose ndagukunze cyane, nuko namaze kurongora nkazana umugore, ariko andi mahirwe ya kabiri niwe mugore wenyine narongora. Ati ndakwikundira.
witwara neza, arambwira ngo uzambikire ibanga nanjye nzakubera umugabo mwiza wo ku ruhande. Aya ni amagambo yagiye ambwira uyu mugabo, none dore birangiye ansenyeye, birangiye anyubikiye imbehe. Simbizi neza ko umugabo wanjye abayoboke b'itorero Harmony Temple Church bazambabarira, uyu munsi ndabyicuza. Hano mu gihugu cy'iwacu twari twubashywe, idini ryacu, urusengero rwacu rufite insengero nyinshi mu gihugu, ibyiciro byinshi mu gihugu. Sinzi ko nzongera gutinyuka nkagaragara ku karubanda imbere y'abantu. Nzavuga iki? Nzabagenza gute? Ndicuza cyane. Gusa nsabye imbabazi aho muri hirya no hino mu mabarire, kandi babwiye ko njyewe Camilla Binga ntazabyongera habe n'umunsi wa rimwe. Bisabye imbabazi ku byabaye. Umugore wa minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Equatorial Guinea, Bwana Simon Oyona Isuna Anguwe, nawe ubwe avugwa muri iyi kesi yuko yaba yararyamanye na Balthazar Engonga. Uyu mugabo minisitiri w'ububanyi n'amahanga ubwe yitangarije ko atazigera yihanganira na rimwe ko umugabo nka Balthazar yinjira mu matako y'umugore we. Avuga ko azihorera ku buryo buteye ubwoba, nubwo uyu munsi Balthazar acungiwe umutekano ndetse anabizwe n'abasirikare, aho iperereza rikomeje kuba ryakorwa. Uyu mugabo minisitiri w'ububanyi n'amahanga Simon Oyone Esono Anguwe we avuga ko ibyo Balthazar Engonga yakoze bizamugiraho ingaruka. Uyu mugabo w'imyaka 57 kubera ko yavutse ku itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri 1967, avuga ko ubugome Balthazar yamukoreye, kuryamana n'umugore we, azabyicuza ubuzima bwe bwose. Uyu mugabo Simon ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Equatorial Guinea kuva muri 2018 kugeza uyu munsi, ndetse n'umugabo wavukiye ahitwa ngo ni Mibangi Esonga. Icyo gihe Equatorial Guinea yari ikonejwe na Espagne, ariko uyu munsi yaje kubona ubwigenge. Uyu mugabo avuga ko ibyo Balthazar Engonga yakoze we ubwe azabyicuza, kandi akabyicuza n'umuryango we. Nubwo uyu mugabo akiri mu nshingano, ariko uburakari yagaragaje ndetse n'amagambo yanditse kuri uyu mugabo, benshi bavuze ko bidakwiye ku muyobozi nk'uyu nguyu, ko yakaba yaceceka, ndetse bakanavuga ko kuba ngo uyu mugabo yarahisemo ko yabishyira ku karubanda akagaragaza ko Balthazar aryamanye n'umugore we, uyu mugabo yivuyemo ngo iyo aza kubigira ibanga, dore ko kugeza uyu munsi video ya Balthazar n'umugore w'uyu mugabo itaregera igera hanze. Nubwo uyu mugabo afite ubwoba ko isaha n'isaha ishobora kugaragaza Balthazar aryamanye ku buriri bw'igitanda cye n'umugore we iwe mu rugo. Uyu mugabo bivuga ko akenshi ubwo yabaga yagiye mu kazi k'igihugu hanze, Balthazar Engonga yazaga kumusimbura mu gitanda akaryamana n'umugore we. Ibi byose umugabo yagiye abyibuka, akavuga ko umugore we ibyo yakoze azabyicuza. Uyu munsi tuvuga ntabwo umugore w'uyu mugabo bakiri kumwe, bamaze kuba batandukana. Umugore yahisemo guhunga bikimenyekana kugira ngo yirinde ko umugabo we yamwica. Umugore yahungiye mu gisirikare niho acungiye umutekano. Yavuze ko mu gihe cyose aramuka ageze aharya, uyu mugabo ashobora no kubona n'undi yamuhitana kuko afite imbaraga mu gihugu. Uyu mugore w'uyu mugabo ariko nawe bikavuga ko isaha n'isaha ashobora kugezwa mu rukiko kuba yahanishwa icyaha cyo kuba araciye inyuma umugabo we, cyane cyane umugabo nk'uyu nguyu ufite inshingano muri leta, dore ko muri kino gihugu icyaha cyo guca inyuma umugore wawe cyangwa se umugabo wawe mu mategeko gihanirwa mu gihe hari ibimenyetso byafashwe cyangwa se bigaragaza ko icyo cyaha kiguhama. Arimo mu mpamvu zituma umugore w'uyu mugabo Simon Oyono ashobora kuba nawe yagezwa imbere ya sentare, akaba yakurikizwa yahanirwa ibyakurikiranyweho byo guca inyuma umugabo we. Video z'uyu mugore aryamanye na Balthazar Engonga, ndavuga umugore w'uyu mugabo, ntabwo zirajya ahagaragara, ariko bikavuga ko muri mashine ya Balthazar Engonga zirimo, dore ko uyu mugabo afite video zigera kuri 400 z'abagore bagiye batandukanye bagiye baryamana, abagore batandukanye. Rero bikavuga ko izo video zitarageze hanze, kandi ari zaragiye zigera hanze, zishobora kuba zarageza baranze ko zigera hanze kugira ngo bakavaringa umutekano w'uyu mugabo, birinda ko bamusebya, dore ko ari mu bagabo bakomeye cyane muri kino gihugu cya Guinea. Bivuga ko uyu mugabo Simon Oyono ubwe we ku giti cye yivugiye ko mu gihe cyose ziriya video zagera hanze bikagaragara ko umugore we ari we nyir'ubwite birimo, yavuze ko ibyo azakora azabyicuza, ariko ngo azaba akoze icyaha kimwe mu buzima bwe, uburyo yatwara n'ubuzima bw'umuntu cyangwa se akica umuntu. Nta wundi yavugaga ni umugore we. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu Balthazar ntabwo yigeze amutinya ko yaryamana n'umugore we, nta mpuhwe yagiraga, amwita Balthazar Engonga. Ntabwo Balthazar Engonga arekeye aho, kuko benshi bavuga ko uyu mugabo ashobora kuba ari umwiyahuzi cyangwa se arifuzaga gupfa, kuko yanaryamanye n'umugore wa minisitiri w'umutekano
ni General Antonio Mbanguema. Uyu mugabo ni umugabo ukomeye cyane mu gihugu cya Equatorial Guinea, ndetse aravuga rikijyana, arubashywe bikomeye cyane. General Antonio Mbanguema uretse kuba anakomeye cyane, ni umugabo abasirikare benshi bubaha bitewe n'ubutware bwe ndetse n'ibigwi bye afite muri kino gihugu. Ariko witwa Balthazar Engonga ntabwo yatinye kuba yaryamana n'umugore we. Ibi byose bikavuga ko ariyo mpamvu uyu mugabo Balthazar Engonga abitswe n'abasirikare kugeza uyu munsi, aribo bashinzwe umutekano we, bari kumukontorora. Bivuze ngo isaha n'isaha ashobora no kuba yakwicwa. Benshi bakanavuga ko nabona agejejwe imbere y'ubutabera bakamubona mu isura ye nshya cyangwa se uko asanzwe ameze, bazatangara, aho benshi uyu munsi bakeka ko ashobora no kuba yaramaze kuba yakwicwa. Kuryamana n'abagore b'abagabo nk'aba ngaba bakomeye mu gihugu, uri umuntu usanzwe bazamuye. Balthazar yari umugabo ufite abana 6, ni ukuvuga yari afite umugore we ndetse akagira n'abana 6. Ariko uyu mugabo yakoze ibara rikomeye cyane, ubwo yasuzuguraga abandi bagabo bose mu gihugu. Benshi bakavuga ko uyu mugabo Balthazar Engonga ashobora kuba afite indwara arwaye, cyangwa se hari kampani imwe izikina filime z'urukozasoni yaba arafitanye nayo amasezerano yo kugira ngo ajye abaha izi filime, ariko bakavuga ko ngo igihe cyose ari kuzaba yirukanwa mu mwanya w'akazi yakoraga, cyangwa se igihe cyose ari kuzaba agize ikibazo gituma atongera gukora muri leta, igize video zari kubanza zajya hanze, ubundi akishyurwa amafaranga menshi mu mamiliyoni y'amadolari. Gusa ngo bikavuga ko uyu mugabo Balthazar Engonga yari kuzabanza agahungira mu gihugu cy'Uburusiya, ariho yagomba kujya gutura, nyuma ubundi izi video zikabona kujya hanze. Benshi ntabwo bazi icyateye uyu mugabo Balthazar Engonga gukora ibi ngibi, kugeza ubwo atinyutse akihandagaza akaryamana n'umugore w'umugabo nk'uyu nguyu ukomeye, umujenerali, umugore wa visi perezida, abagore b'abasirikare bandi, abapasiteri bakomeye, ababayobozi bagenzi be ndetse n'abandi abaminisitiri bakoranaga n'abagore b'abaminisita ubwabo. Ni ukuvuga umugore w'umuminisitiri ariko w'umugore bagiye baryamana. Ni ukuvuga ngo Balthazar yagiye akoresha amafaranga arafite, cyangwa se uko yakonturaga banki y'igihugu, we akagenda yishyura amafaranga ubundi akaryamana n'abantu bagore b'aba bagabo. Nta yindi tekinike yagiye ituma abantu bagore bamwemera, ntabwo ari ubwiza bwe, ahubwo yabizezaga ko ifaranga ryose bakwifuza ribaha. Umugore wageze ku mafaranga wari wese ku isi yamugusha. Balthazar waragendaga akikoreramo mu kigega, ubundi akazana akagutereka ifaranga imbere bikarangira wemeye, kandi akakubwira ko uzamubikira ibanga nk'uko nawe azari kubikira. Abagore benshi bagiye babyemera, nubwo hari bake bagiye babihakana, ariko abo ngabo ntabwo bavugwa. Abenshi nabagiye babyemera, abagore bose basaga 200, baba abayobozi bakiyoboye, abacyuye igihe, ndetse n'abandi bakobwa benshi bagiye bifuza akazi. Gusa Balthazar mu bagore bose yagiye arongora cyangwa se aryamana nabo, nta mukobwa urimo, kandi yaryamanaga n'abagore bafite abagabo bakomeye. Ntawe uzi impamvu yabyo, ariyo mpamvu abantu benshi batekereza ko yari gatumwa, ko yagiye abikora kugira ngo agire ibyo yikiza cyangwa se ibyo akuraho, agamije gusebya igihugu. Ari bimwe mu mpamvu mu byashinjwa harimo icyo kugambanira igihugu. Ni ukuvuga kuryamana n'abagore b'abayobozi bakomeye b'igihugu n'iki ngiki, ukabafata amashusho, hari icyo wari ugamije kuba wageraho. Uyu mugabo we kugeza umunsi ntawe uramwumva mu itangazamakuru, n'ibyo atekerezaho benshi banavuga ko ashobora no kuba atagihumeka umwuka w'abazima, biturutse kuri uyu mujenerali ukomeye cyane witwa Antonio Mbanguema, ukomeye cyane, minisitiri wa defense cyangwa se minisiteri cyangwa se umuminisitiri ushinzwe umutekano w'igihugu, minisita w'umutekano w'igihugu imbere mu gihugu cya Guinea. Ibi byose rero bikaba bivuga ko bishobora kuba bizagira ingaruka mbi ku buzima bw'uyu mugabo, aho benshi batangiye ko basengera umugore we. N'umugabo ufite umugore mwiza, gusa nyine ntabwo ibyo ngibyo yagiye abyitaho. Bikavuga ko abana b'uyu mugabo bashobora kuba bagiye kuba imfubyi. Si ibyo gusa, yarihandagaje anaryama na mushiki wa perezida Mbasogo. Ibi byose bisa nk'ari ugukoza agati mu ntozi. Kuryama n'umugore wa visi perezida nabyo ni ibindi bindi, umugore wa generali ni ibindi bindi, abagore b'abapolisi bakomeye, abaminisitakazi n'abandi benshi umugabo agiye aryama nabo, nta kindi bamushinja ni uko ngo bavuga ko yari agamije kuba yasebya igihugu. Ntabwo wabyita irari. Wakwibaza impamvu uyu mugabo atagiye kuryama n'abakobwa bakiri bato cyangwa se abagore b'abagabo basanzwe, we agahitamo kuzenguruka cabinet yose akaryama n'abagore, abadepite bake bose agiye aryama nabo mu myaka myinshi yagiye itambuka, kuko ntabwo abikoze mu mwaka umwe, ndetse kugeza ubwo yagiye afata amashusho. Benshi bakavuga ngo ibaza batagiye afatira amashusho, niba mu mashusho bigaragara ko uyu mugabo afite video zigera kuri 400, ibaza batagiye afatira amashusho. Biteye ubwoba kubyumva bino bintu. Umugore wa visi perezida wa Equatorial Guinea, Bwana Teodoro Nguema Obiang Manguwe,
umugore w'uyu mugabo ngo nawe yagiye aryamana kandi kenshi na Balthazar Engonga. Bivugwa ko uyu mugabo Balthazar Engonga yaryamanye n'umugore wa visi perezida w'iki gihugu cya Guinea inshuro nyinshi kandi kenshi. Uyu mugabo Theodore Nguema Obiang Mangowe, uyu ni umuhungu wa perezida w'iki gihugu Theodore Obiang Nguema Mbasogo, ndetse akaba anamubereye visi perezida. Bivuga kandi ko iri ngiri bishobora gutuma uyu nguyu Balthazar Engonga yakwicwa, bikavuga ko yaba yazize kwiyahura cyangwa se izindi ndwara z'uburwayi yari asanze arwaye, biturutse ko yagiye aryamana n'abagore b'abantu bakomeye mu gihugu, abajenerali yagiye aryamana nabo, abapasiteri bakomeye, babyara b'uyu mugabo, babyara ba perezida ndetse n'abashiki be bose yagiye ashyira hasi akaryamana nabo, kandi bose bagiye bafata amavideo. Ibi byose rero bikavuga ko bishobora kuzashyira mu kaga uyu mugabo Balthazar Engonga. Uyu munsi tuvugana Balthazar Engonga abitswa ahantu h'ibanga, ndetse bivugwa ko arimo gukorerwa torotire cyangwa se iyicarubozo rikabije, aho bivugwa ko bashobora ngo kuzamwica nabi cyane, biturutse ko barashotoye umuryango ukomeye cyane. Uyu ni umuryango ukomeye mu gihugu cya Guinea kandi wubashywe, aho nk'uyu muperezida Theodore Obiang Nguema Mbasogo amaze hafi imyaka ingahe ku butegetsi, dore ko kuva muri 1979 1979 ari perezida kugeza n'uyu munsi niwe ukiyoboye hafi imyaka 40 ayoboye igihugu. Rero kuba uyu nguyu Balthazar Engonga yatinyuka akaryamana na mushiki we, akaryamana n'abana be, ndetse akanaryamana n'abagore b'abana be b'abahungu be, ibi ngibi bishobora kumuviramo ingaruka kandi zikomeye cyane ku buzima bwe. Ibi byose rero bikaba byaragiye bituma abantu benshi batangira gutekereza ku buzima bw'uyu nguyu witwa Balthazar, ko bushobora gushyirwaho iherezo isaha n'isaha, biturutse nyine udakontorora igitsina cye, ndetse bikaba byamugeza ku iherezo. Byose biravuga kandi birashoboka, gusa benshi bakavuga ko n'ubwagezwa mu rukiko n'ubundi ari ukurenzaho, ariko amaherezo y'inzira ari yayandi, ni ukwicwa.